En plus de la sécurisation de toute la population sans discrimination, il est important de mentionner la construction des routes par l'armée révolutionnaire congolaise M23. Vous le savez, aujourd'hui je vous présente le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Sultani Makenga, son adjoint le général Biamungu et son porte-parole, le colonel Willingoma, qui sont en inspection des travaux de construction des routes à Nyabibwe, dans les Kalehe, en province du Sud Kivu. reka ngushimire cyane kuba waradukunze kandi ukaba warakoze subscribe. Reka ngushimire kuba udahwema gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho biba bigenda bicaracara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame wari udaheruka kugaragara mu ruhame yaje kuba akosora abantu kuyeho amagambo y'abagendaga bavuga baravuze ariko baravuze ibi ni biba bigaragaza icyo abantu bari cyo cyangwa se icyo babatekereza ku muntu. Yaje kuba rero abishiraho akadomo, hanyuma nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame agaragara mu ruhame ari kwakira uyu Olusegun Obasanjo. Yaheruka kugaragara mu ruhame ubwo yari kumwe n'ishuri Hope Haven Christian riyobowe na Suzana Horeni. Uyu nguyu uribereye umuyobozi akaba yaranarishinze. Icyo cyari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Urumva ko ibyumweru bitatu byari bisa nkaho bishize, ariko ubu ngubu nk'ibiriho cyangwa se biba bigenda biri gucaca mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bavuga ko ubuzima bwe ngo buri mu kaga kugeza amagingo anga. Akaba yaje kuba agaragara mu ruhame ari kwakira uyu nguyu Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria. Ibi ngibi rero byatumye abantu bavugaga amagambo navuga atari meza kuri nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yashizeho akadomo. Turaza kuba tubigarukaho mu kanya. Ikiriho cyo nuko bakozwe n'ikimwaro. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira rero nuko SADC na FDLR bameze nk'agati k'inkubirane kugeza amagingo aya. SADC murabizi ko imaze imisi irimo gutaha. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 bashatse gukora ikosa rikomeye cyane. Baje no kuba bavumburwa n'ubutasi bw'u Rwanda. Ikiriho cyo nuko ubutasi bw'u Rwanda ugomba kubutinyamo. Hanyuma rero SADC yashakaga gucikisha aba FDLR ikabajyana muri South Africa. Ibi ngibi rero byaje kuba nabyo bishirwaho akadomo n'ubutasi bw'u Rwanda. Nabyo tugiye kuba tubigarukaho muri aka kanya. Usobwa nukomeza kubana nanjye. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira ni umuhanda Sake Masisi wigeze kuba utangizwa na Bahati Musanga Erasto, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe ari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. ni ibirometero bigera kuri 56 nibo byibuka neza. Ejo rero ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, nyuma y'ukwezi kumwe konyine, uyu nguyu ni Generali Sultani Emmanuel Makenga ari kumwe na Brigadier Bernard Byamungu baje kuba bagaragara kuri tere muri Sud Kivu ahitwa Nyabibwe. Bari gutangiza umuhanda nawo mushyashya ugomba kuva hano Kivu y'Amajyaruguru ukagera iyo ngiyo za Bukavu, Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi rero ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu abantu bakomeza kugenda bibazaho bavuga bati aba bagabo amafaranga bayakura he bakomeza kugenda bakoresha iyi mihanda igiye itandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Ese kuba aribo bagomba kugira gutya bakavuga bati ni twebwe tugomba kwiyubakira igihugu? Ibi ngibi rero ni byiza cyane. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira rero n'izindi ngingo ziraza kugenda zihuriranamo nazo zo muri Uganda. Turasimbukira muri Uganda. Ikiriho cyo nuko muri Uganda ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaje kuba atangaza ko agiye guhagararira ishaka rye NRM ndetse no kwiyamamariza umwanya w'umuperezida mu matora y'umukuru w'igihugu cya Uganda ataha
muri Mutarama 2026, akazaba rero ahanganye n'uyu nguyu Bobi Wine. Uyu mugabo akaba azwi ku mazina ya Bobi Wine nk'umunyamuziki, ariko amazina ye bwite akaba yitwa Robert, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwa. Ni nyuma y'uko hariya muri Uganda hamaze iminsi hari umwuka mubi hagati ya murumuna wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yitwa Nisodo Kaguta Ene, ndetse na muramu wa General Muhoozi Kainerugaba baje kuba bashamirana bari gupfa mu kuyobora agace kitwa Maugoro North. Ariko kugeza amagingo angaya Yoweri Kaguta Museveni ibingibi bakaba yarabishyizeho iherezo. Yaje kuba rero hari n'ibyo yaje kuba atangaza ku ntambara ya Iran ndetse na Isiraheli, avuga ko bose ari abanyamakosa, nubwo bwose Donald Trump ari gukomeza kuza asaba ko ngo Iran na Isiraheli bahagarika intambara, ariko ngo nawe ni umunyamakosa kuko yaje kuba agira gutya arasa kuri Irani ahorera Isiraheli, kandi ntabwo byari bikwiriye. Ndetse yaje no kuba agaruka ku mateka ya Bibiliya, ndetse yaje no kuba agaruka no ku rugendo yigeze kuba akora agasura Irani, ababwira ko batagomba gufata abanya-Isiraheli nk'abantu bagakwiye guhezwa. Abo ngabo rero bakaba bashingiye ku idini ya Isilamu ngo bagomba guheza abanya-Isiraheli. Murabizi ko bakomoka kwa Dawidi cyangwa se ni ku musokuruza Dawidi. Ibi ngibi rero bijyanye n'amadini cyangwa se n'imyemerere nabyo bikaba byaragizemo uruhare, yewe n'iyi ntambara kuba yaje kuba igaragara cyangwa se ivuka, nabyo dushobora kuba twashingira ku myemerere, nk'uko uyu mugabo inararibonye hano mu karere k'ibiyaga bigari ni Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, yaje kuba abigarukaho avuga ko aba bagabo bose cyangwa se ibihugu byose ari ibinyamakosa, bigomba kurambika intwaro hakabaho ibiganiro. Namaze kuguha ikaze rero, icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye, hanyuma tukaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Hanyuma rero njye wumva ni Emmanuel, gusa gutera agatebe hirya ngo nanjye ntera kandi hano niba ufite n'agasambu kazano gasasano hagati yacu, twicare dusasane turebe ibiri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza gusimbukira no giterwa inkingi muri yo ntambara ihanganishe Iran ndetse na Isiraheli. Namaze kuguha ikaze. Nkuko biri gukomeza kugenda bigarukaho cyangwa se nkuko wakomeje kugenda ubibona aho ngaho ku mashusho natangiye nkwereka, ni impamvu y'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yari amaze igihe kingana n'ibyumweru bigera kuri 3 atagaragara mu ruhame. Ni impamvu y'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yari amaze igihe kinini atagaragara ku mbuga nkoranyambaga, dore ko akunda gukoresha X, urukuta rwa X cyangwa se Twitter, no kuri Instagram. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame akunze kuba rwose ariho kenshi cyane gashoboka, yandika cyangwa se aganira n'abaturage cyangwa se aganira n'abantu basanzwe inshuti ze muri rusange. Kugeza ubu ngubu ikintu kiriho, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yaherukaga kugaragara mu ruhame ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Icyo gihe yari kumwe n'abanyeshuri bo mu ishuri ni Hope Heaven Christian. Ngira ngo iri shuri riyobowe cyangwa se ryashinzwe n'uwitwa Susan Horen. Icyo gihe murabyibuka, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame bari barimo kugirana ibiganiro bigiye bitandukanye. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame icyo gihe ubwo yazaga kuba anagirana ikiganiro n'ikinyamakuru Igihe, avuga ko kuba abangaba bagize amahirwe bakaba barangije, icyo gihe hari hasohotse icyiciro cya mbere cy'abanyeshuri bari barangije muri iryo shuri Hope Heaven Christian, avuga ati mwebwe mwagize amahirwe, kandi turashima ko n'iri shuri ryaje rikenewe kuko ryaziye igihe ryagombaga kuba riza gutanga umusanzu twari dukeneye ku burezi bw'u Rwanda. Ashima uyu nguyu Horen Suzanne, avuga ati twebwe niba mubyibuka neza, mu kwiga kwacu byaragoranye, twigiraga munsi y'igiti, hanyuma icyo twakwita ameza ni amatako yacu, icyo twakwita ikaramu byari ibyatsi, twandikishaga ibyatsi, ariko tukiga. Ati nize bingoye. Ayo mateka yongeye kuyibutsa abantu ubwo bari hehe, bari mu buhungiro nyuma y'uko bari bamaze kwirukanwa mu gihugu cyababyaye n'ubutegetsi bwariho, ubutegetsi bubi bwarangwaga n'ivangura. Kugeza ubu ngubu
akaba ashima iri shuri avuga ati ndabashimira yewe mwebwe bana murangije, turifuza ko mwagenda mukagaragaza ibyo mwize kubera ko mwabikuye ahantu hazima, ntabwo mwabikuye munsi y'igiti, ntabwo mwigiye ku mavi cyangwa se ntabwo mwize mwicaye ku biti cyangwa se ngo mwicare ku matafari, amatafari arizo ntebe. Ataya ni amahirwe mutagomba gupfusha ubusa. Icyo gihe ndabyibuka yigeze kuba anatanga n'urundi rugero avuga ko irindi shuri yanyuzemo rigoye atazibagirwa mu buzima bwe, byamwigishije byinshi, ni urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ati nabyo byari bigoranye, ntabwo byari byoroshye, nabyo byaranyigishije, naryo ni ishuri rikomeye cyane nanyuzemo. Ati ibyo byose rero iyo dusubiye inyuma mu mateka rero yaranze iki gihugu cyacu, nuko kubohora igihugu, intambara twanyuzemo n'ukuntu byari bigoranye n'iki n'iki, abangaba navuga ngo barimo kwiga, biga mu gihugu gifite umutekano n'amahoro, biga mu gihugu kibifuriza iterambere, biga mu gihugu kibakunda kubera ko cyababyaye. Twebwe ntabwo twari dukunzwe n'igihugu cyacu, ariko bigizwemo uruhare n'abantu cyangwa se n'abayobozi bayoboraga icyo gihe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero Paul Kagame yaje kuba akuraho ibinyoma bimaze iminsi bivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baherereye iyo ngiyo mu mahanga bahunze. Ni benshi cyane baravuze, ariko amagambo bamaze iminsi bavuga, bamaze iminsi bayavuga, bavuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo ameze nabi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubuzima bwe buri mu kaga, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo yaba ari no hafi gushira mu mwuka. Aya ni amagambo amaze iminsi ari kuvugwa n'ibigarasha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakunze kugenda abigaruka akoresha iryo jambo ibigarasha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakunze kuvuga ko abantu bose badakunda u Rwanda cyangwa se batamukunda ntibakunde n'u Rwanda muri rusange, nyuma y'uko ruvuye mu icuraburindi, abo ngabo bose bagomba kujya hehe? Ikuzimu. Aya ni amagambo niba ubyibuka neza yatangaje cyangwa se yavuze muri cya gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yabivuze muri icyo cyumweru cyo kwibuka. Niba ubyibuka neza, niba ukurikirana ibya politike, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame niwe yavuze ngo abadukunda cyangwa se abatadukunda, ariko cyane cyane yagarukaga ku batadukunda, ku badakunda u Rwanda. Yaravugaga ati mwese mugende mu gikuzimu, mujye mu muriro, mugende mujye kubabarizwa hasi yo kwa Sekibi, naho twebwe inzira turimo ni inzira ituganisha aheza, ni inzira ituganisha mu ijuru. Ibi ngibi rero yabitangaje cyangwa se yabivugaga ashaka kwerekana ko abantu batifuriza ibyiza u Rwanda, amaherezo yabo cyangwa se uko byagenda kose icuraburindi rizabagwirira, cyangwa se iyo ngiyo bari bazababazwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku itariki ya 24 mu ijoro z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 yaje kuba yakira uyu nguyu wahoze ari perezida wa Nigeria ni Olusegun Obasanjo. Bagirana ibiganiro byagarutse ku ngingo zitandukanye, ariko zirimo izireba akarere ndetse n'ibindi by'ingenzi, ndetse no ku mugabane wa Afurika, yewe no ku isi muri rusange. Duhereye ku ngingo zo mu karere, ikiriho cyo nuko murabizi ko mu biganiro bihanganishije u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro hano mu karere, ndetse na M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'idoha muri Katari, nabyo bigamije kugarura amahoro hano mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu mugabo ngira ngo mu nama yabereye
i Nairobi, uyu nguyu Jomo Kenyatta ndetse n'uyu nguyu witwa Olusegun Obasanjo nibo bahagarariye ubuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma niba mubyibuka neza, hari indi nama nayo yateranye yemeza ko uyu nguyu Faure Nyasimbe, perezida wa Togo, nawe agomba kuba umuhuza ugomba kunganira aba basaza b'inararibonye mu kibazo cy'umutekano muke uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese no kuvuga ngo iyo delegasiyo yose irimo Olusegun Obasanjo, Kenyatta na Faure Nyasimbe, abo bose bashinzwe cyangwa se nibo bagomba kwifashishwa mu kugarura amahoro hano mu karere k'ibiyaga bigari hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwa mu biganiro cyangwa se wenda mu nama zagiye zikorwa zigiye zitandukanye, izabereye Addis Ababa, izabereye muri Tanzania Dar es Salaam, izabereye muri Kenya, izabereye Harare, izabereye ni henshi cyane. Inama zagiye zikorwa ni nyinshi cyane. Izo zose rero nta kindi zari zigamije ko ari ugushakira igisubizo akarere k'ibiyaga bigari. Hari n'ibiganiro byabereye i Rwanda muri Angola, ngira ngo ibyo ngibyo murabizi, murabyibuka, kwa João Lourenço, ibyo byose murabyibuka. Ibi byose rero nta kindi byari bigamije, ni ukugarura amahoro hano mu karere k'ibiyaga bigari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nyuma y'uko abantu baje gutangaza ibyo byose n'ibiki byose bagiye barondogora cyangwa se bavuga ibyo bitagaragasa, ibyo bigambo bavugaga bigiye bidahwitse bidafite umutwe n'ikibuno, yaje kuba rwose agaragara mu ruhame nk'umusaza ukomeye cyane, yakira umusaza mugenzi we w'inararibonye muri politiki baganira. Ibirebana rero n'ingingo wenda zindi ku mugabane wa Afurika, birumvikana n'izi ntambara zigenda ziba mu bijyanye wenda n'ubukungu, ugasanga ubukungu buri gushaka kuzamo agatotsi. Ni inama y'ubukungu yabereye i Abidjan muri Cote d'Ivoire, ngira ngo niba abantu wenda baba babyibuka, icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yariyo agomba no kuba kuri pano y'abagomba gutanga ibiganiro bigaruka ku bukungu ku mugabane wa Afurika. Icyo gihe niba mubyibuka neza, akaba aribwo yahuye na Cyril Ramaphosa, perezida wa South Africa, bagirana ibiganiro. Abantu bakekaga ko umuriro ugomba kwaka hagati y'aba bagabo bombi, ariko uyu nguyu Cyril Ramaphosa aza kuvuga ko rwose ibyo abantu batekerezaga nawe abishyizeho akadomo, cyangwa se bamware ibyo batekerezaga ngo nahura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo umuriro uzaka. Ariko bikaba byari biturutse ku byo abantu babonaga cyangwa se bumvaga ko South Africa cyangwa se SADC yaje kuba igira gutya, ifitanye gahunda na Perezida Felix Tshisekedi, ifitanye gahunda n'u Burundi, bamara kwigizayo 23 bakaza gutera u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda ruza kubimenya, cyangwa se ubutasi bw'u Rwanda buza kubimenya. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye abantu bavuga amagambo menshi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nahura na Cyril Ramaphosa ibintu bizakomera cyane, umuriro uzaka. Ndanabyibuka ko uyu mugabo Cyril Ramaphosa yigeze kuba ashaka gusa n'uvuga amagambo atari meza, reka nkoresha ijambo ryo kwihenura ku Rwanda. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yaramusubije mu burakari bwinshi. Nyuma yaho rero uyu mugabo abonye ko ibintu bikomeye, ko M23 igize gutya ikaba izingazingiye SADC mu gafuka, cyangwa se SAMIDRC, baje guca bugufi, babona ko nta yandi mahitamo, babona ko nta bundi buryo bushoboka, nyuma y'uko abacanshuro Romane yabatashye. Hanyuma nabo baca bugufi rwose, basaba imbabazi u Rwanda, nuko u Rwanda rubaha inzira. Kugeza amagingo anga SADC ikaba yaratashye inyuze hano mu Rwanda, icungiye umutekano n'ubuyobozi bw'u Rwanda, cyangwa se umutekano, abashinzwe umutekano b'u Rwanda
niba mubyibuka neza ni ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 icyiciro cya mbere niho cyatashe nyuma y'amezi 3 yonyine, kuko abacancuro b'Abaromani nabo batashe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, bose banyuze ku mupaka la Grande Barriere Corniche. Iyi nama rero yabari ya Abidjan muri Cote d'Ivoire, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarukaga ku bijyanye n'ubukungu, ari naho niba ubyibuka neza yaje kuba abantu bagenda bahura nawe batandukanye mu bijyanye n'ubucuruzi, bafite inganda zikomeye cyane bifuza ko bagomba kuza gushora imari hano mu Rwanda cyangwa se kugirana imikoranire n'igihugu cy'u Rwanda. Niba ubyibuka neza bikaba byaranatangajwe ko iyi nama ya CEO Forum izakurikiraho Africa CEO Forum izakurikiraho izabera hano mu Rwanda, hano i Kigali. Hanyuma rero niba ubyibuka neza hari n'abaperezida bigeze kuba bavuga ko ngo uwo bafataho icyitegererezo bari babajijwe n'abanyamakuru bati umuntu ubona wenda ufata nk'icyitegererezo mu bijyanye n'ubukungu ninde. Ngira ngo perezida Diomaye Faye wa Senegal yaje kuba atangaza ko umuntu afataho nk'icyitegererezo ari nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. N'abandi bagiye batandukanye, hari uyu nguyu witwa Mamadi Doumbia wari uherutse mu Rwanda, ni General Mamadi Doumbia perezida wa Guinea wari uherutse mu Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu kugeza ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, ari kumwe na madamu we ni Lauriane Doumbia. Uyu nguyu akaba ari Umufaransa-kazi, nawe akaba ari umujandarumeri ukomeye cyane hano mu gihugu cy'Ubufaransa. Aba bose nibo byibuka neza nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame abakira yabajyanye mu rwuri rwe ruherereye ikibugabuga abagabira inka. Ubwo ndavuga Mamadi Doumbia ndetse na Lauriane Doumbia bari kumwe na First Lady Jeannette Kagame. Icyo gihe twabigarutse cyane, ni ibintu twagane. Ibi ngibi bikagaragaza umubano uri hagati y'u Rwanda n'ibi bihugu, mu gihe ibindi bihugu byifuza ko u Rwanda rutabaho cyangwa se burufatira ibihano bigiye bitandukanye, harimo nk'izo za Amerika n'Ubwongereza n'Ububirigi, ariko ibindi bihugu byo bikaba byifuza kugira gute kubana n'u Rwanda. Niba ubyibuka neza hari ni Budapest muri Hongiriya, uyu nguyu ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe ari kumwe na minisitiri Neri Mukazayire, minisitiri wa siporo, bigeze kuba bafungura ambasade hariya muri Hongiriya. Ibi nabyo bigaragaza umubano cyangwa se ibindi bihugu bishyashya byifuza kubana n'u Rwanda, mu gihe ibindi bihugu bigenda bikomeza kugenda bitera utwatsi igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi nari mbigarutse kubera ko nibijyanye n'ubukungu cyangwa se nibijyanye no kuba abantu bamwe batarifurizaga u Rwanda ineza, ariko hakagira ibindi bihugu byiyumvamo u Rwanda bikavuga biti twebwe tumva twakorana n'u Rwanda, cyangwa se nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ni icyitegererezo kuri twebwe mu bijyanye n'ubukungu. Ibi ngibi rero biba ari byiza cyane. Hanyuma ikindi rero twavuga muri rusange wenda baganiriyeho ni ibijyanye n'uko iyi ntambara yo ku isi ihanganishije Iran ndetse na Israel. Iran niyo yashoteye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Niba ubyibuka neza, Iran ikaba yararashe ku birindiro by'ingabo za Israel, yarashe ku birindiro by'ingabo za Iran. Icyo gihe ikaba yarishe abasirikari bagera kuri 3 n'abandi bapfuyeho nyuma yaho, harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Israel, uyu nguyu yitwa Mohamed Bagher, General Major Mohamed Bagher. Twabigarutseho cyane mu biganiro byacu byatambutse, ndetse harimo n'uyu nguyu yitwa General Major Hussein Salami. Uyu nguyu akaba yarashinzwe iby'ingufu za nucleaire, nawe yarishwe. Niba unabyibuka neza ngo na mbere yaho muri 2024 Israel ikaba yarigeze kuba ikontorora igihugu cya Iran, ikirere cyayo iragikontorora, irangije iyobya indege yari itwaye umukuru w'igihugu. Uyu nguyu nawe aza kugwa muri iyo ndege, ariko bikaba bishinjwa Israel kuko niyo yabigizemo uruhare. Ubwo rero Iran ikaba yarakomeje kugenda ikomanga ku gatuza cyangwa se ikubita agatoki ku kandi, ivuga ko uko byagenda kose hari igihe izagira gutya igakoresha ingufu za nucleaire itunze, ikarasa kuri Israel ikayirandurana n'ubutaka bwayo. Ibi ngibi rero byatumye Amerika, murabizi ko na Israel navuga ngo nabo ni agati k'inkubirane, kuko icyo Amerika ikoze ndetse na Israel nayo iragikora, cyangwa se icyo Israel ikoze na Amerika iragikora. Niba ubyibuka neza, Israel ishotora ikarasa kuri Iran, aba basirikare nakubwiye hejuru bagapfa,
Amerika yaje kuba nayo igaragaza ko ihagaze ku ruhande rwa Isiraheli, ivuga ko hari igihe izarasa kuri Irani mu gihe kingana n'ibyumweru 2 izaba yamaze gusubiza Irani yihorera kuri Isiraheli. Ibi ngibi bidatinze ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025, Amerika yaje kuba irasa ku duce dutatu turimo Fordo, Natanz cyangwa se Natanzi, n'akandi gace kitwa Isifahani. Ni uduce dutatu tubitse intwaro za nucleaire za Irani. Amerika yaje kuba igabaho ibitero by'indege, irabombarida. Nubwo bwose Irani yaje kubitangaza nyuma yaho ko ibyo Amerika yaje kuba ikora irasa kuri tuno duce ngo winjiyemo imbere nta kintu na gito kigeze cyangirika. Intwaro zabo za kirimbuzi ziracyari mutaraga, ati bakoze ubusa. Bidaciye kabiri, ngira ngo ku munsi wakurikiyeho Irani yahise yishyura Amerika, irasa ku birindiro bya Amerika biri muri Katari bya Al Udeida. Icyo kigo niko cyitwa cya gisirikari cya Al Udeida kiri muri Katari. Ikirasaho gicumbikiye ingabo bavuga ko zirenga 10,000 ndetse n'indege zirenga 100 z'intambara. Ikirasaho igihindura umuyonga. Ibi ngibi byatumye inzira z'indege cyangwa se inzira zo mu kirere, Air Katari, Air India na Air Rwanda, izo zose zihagarika ingendo, n'izindi zigiye zitandukanye, kuko urumva ikibuga cy'indege ntabwo cyari kirimo gukora, cyangwa se bitewe n'umutekano navuga utameze neza biturutse kuri ibyo bitero Irani yagabye ku birindiro by'abanyamerika biherereye hariya muri Katari. Ibi byose rero nibyo baje kuba baganiraho, ari nabyo byaje kuba binagarukwaho n'uyu nguyu Generali Museveni yaje kuba abigarukaho, perezida wa Uganda, avuga ati uko byagenda kose Irani ifite amakosa, Isiraheli ifite amakosa, ndetse na USA ifite amakosa. Byari bimaze iminsi biri kuvugwa ko n'Uburusiya nabo bashaka kuza muri iyi ntambara bakazarasa kuri Isiraheli ariko bahorera Irani. Ariko kuba byageze magingo angaya, wenda Amerika ikaba yacishe make igasaba ko Irani na Isiraheli bahagarika intambara, ni kigaragaza ko uko byagenda kose iyi ntambara ishobora kugenza make. Uyu rero Museveni nawe yaje kuba bigaruka avuga ati bose bafite amakosa. Abangaba ba Irani bo imyemerere yabo ni ya Kisilamu, cyangwa se amahame yabo ashingiye ku idini ya Isilamu. Hanyuma abangaba b'Abanyasiraheli nabo amahame yabo ashingiye ku myemerere ya Katolike, cyangwa se wenda ku myemerere ya Kiyahudi. Abangaba rero ngo Irani bigeze kuba bavuga ko ngo badashaka Isiraheli hariya mu burasirazuba bw'isi yo hagati, ngo badashaka Isiraheli. Isiraheli nayo iti niba mutadushaka natwe tuzabereka. Kuva icyo gihe ngo amakimbirane aravuka. Dushingiye ku bijyanye na Bibiliya, amateka uko abivuga, avuga ko Abayahudi ari kavukire hariya ku butaka, yewe n'abo ngabo imyemerere yabo ishingiye kuri iya Kisilamu, nabo amateka avuga ko bose ubutaka babusangiye hariya. Ariko noneho Irani igashaka guhigika Isiraheli. Isiraheli nayo iti ntabwo twabyemera. Isiraheli rikavuga iti izo ntwaro za nucleaire mutunze muhora muduhigira ko muzaturashisha, natwe turaje tubereke. Mbese ugiye kureba usanga ari ibyaturutse kera, kuva kera na kare. Amerika rero yaje kugira gutya nayo ngibizamo, ishaka gushigikira Isiraheli, ariko nayo byari bigiye kuyigwa nabi. Ikindi kintu kinagaragaza ko Amerika nubwo bwose yari ishaka kwishora muri iyi ntambara, intambara y'Abavietnam yigeze kubaho, Amerika yaratsinzwe. Amerika yatsinzwe ariko kubera iki? Kubera ko yashakaga kugaragaza ko ari igihugu cy'igihangage, igashaka kugaragaza ko ngo igomba kuvuga ibyo ivuze bigakorwa, icyo ishaka kikabaho.
hanyuma abo muri Vietnam nabo barangije bavuga bati twebwe ubutaka bwacu ntabwo mugomba kubudukuraho, ubutaka bwacu tuzabugwaho, ubutaka bwacu ni ubw'abasokuruza, ubutaka bwacu nibwo tubumbyemo, niyo mwaza n'iki ntabwo niyo twapfa ntabwo tuzapfira gushira, ntabwo tuzava kuri ubutaka bwacu. Baragenda bashyira hamwe, barangije bakabarasa. Urumva ko Amerika cyari igihugu cy'igihangange gifite intwaro zigezweho zikoranwe ikoranabuhanga, ariko aba Vietnam barangije bavuga bati natwe nimuturasa natwe uko byagenda kose tuzajya twihorera gake gake cyangwa se ntabwo tuzapfira gushira. Baragenda bashyira hamwe kugeza ubwo Amerika yaje kwikura muri iyi ntambara itsinzwe, aba Vietnam bamaze kubaganza. Kubera iki? Kubera gushyira hamwe kwabo. Ubutaka bwabo baburyama hejuru mpaka babutsindiye. Amerika rero nubwo bwose yashaka kuza muri iyi ntambara nawe ya Israel ndetse na Iran, yagombaga kuzabigiriramo ibibazo cyangwa se igomba kwikuramo igaragaza ko itsinzwe. Nk'ubu ikigaragara cyo nuko niba Perezida Donald Trump ari gusaba ko intambara yahagarara, nuko ari kureba akavuga ati ibi bintu ninkomeza mu minsi iri imbere ni ngewe bazagira gute, ni ngewe bazarasaho. Ibihugu birimo nka Chili n'ibindi bigiye bitandukanye hari ku mugabane wa Afurika, Amerika Latine, Amerika y'Amajyepfo, ibyo byose byagiye bigaragaza ko ibyo uyu mugabo arimo atari byo. Yewe n'abari mu ishaka ry'abademokarate bavuze bati ibyo urimo ntabwo ari byo, bose bamuteye utwatsi, baravuga bati ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Wewe urashaka gushoza intambara kuri Amerika, izo ufite wazirangije, wamanje ugakemura ibibazo dufite hano muri Amerika, ukareka kujya kwivanga mu zindi ntambara zindi ushaka kugaragaza ko igihugu cya Amerika ari igihangange. Ati ibi ngibi ushobora kuba uri kubisekiramo, ariko mu minsi iri imbere ushobora kuzabiriramo. Uyu mugabo rero urumva ko kuba abo bose baragiye bakamuvaho cyangwa se bakamuburira bakamubwira n'abandi bamukunda, yaje kuba avuga ko intambara igomba guhagarara hagati ya Iran ndetse na Israel. Kugeza ubu ngubu rero tukaba dutegereje uko ibintu bigomba kugenda nyuma y'uko uyu mugabo asabye ibi ngibi. Hanyuma rero ikindi wenda nakubwira kijyanye n'ibiba bigenda biri gucacana hano mu karere k'ibiyaga bigari, ni uko Sadeke irimo gutaha ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025, yaje kuba ivumburwa ko barimo gushaka gucikisha FDLR. Aya makosa rero bashaka gukora ngo bafashe amapasiporo, bafata ibijyanye n'ibyangombwa bindi, baragenda bacura uwo mugambi bashaka gucikisha aba ba FDLR. Aba FDLR rero kubera ko ngo bazi kurwana, kubera ko bamaze kubona ko ngo bazi iby'urugamba, kubera ko bazi kurwanisha ikarita cyangwa se bazi gupanga urugamba ku bijyanye umuntu agendeye ku ikarita, bababonyemo ubwenge, bashaka kugira gutya bakabacikisha bakabajyana. Niba baragombaga kubageza iyo ngiyo muri South Africa, wenda mu gisirikari cya SANDF, bakaba bagira gutya bakabaha formation zigiye zitandukanye wenda zibanze, noneho bakazajya babifashisha wenda mu bijyanye no guca inshuro, abacanshuro wenda bo muri South Africa. Ntawamenya ikiriho cyo nuko ngo ubutasi bw'u Rwanda bwavumbuye uyu mugambi wo gushaka gucikisha FDLR bakabajyana muri South Africa. Mwabantu mwe, ibintu ntago byoroshye. Ikindi wenda twatekereza wenda bari bacikishe kugira ngo basange bene wabo, kuko hariyo n'abandi batsinzwe mu ntambara ubwo bari bahanganye na RPA, baragenda baratorongera bagiye ngiye muri South Africa, bari bagiye kwishyira hamwe cyangwa se kwiyegeranya muri wa mugambi wabo wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntawamenya, abandi bamaze iminsi bari kwigamba, bari kuvuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame atameze neza. Ibi ngibi rero byose ni ibigaragaza ubutasi bw'u Rwanda buri hejuru. Ibi ngibi ni ibigaragaza ko ibyo wakora byose cyangwa se ibyo ushaka gukora byose ku Rwanda bizakugaruka. Ikindi kintu nakubwira gishobora kuba cyabyemeza, n'uyu mugabo witwa Constantin Mutamba, yari minisitiri w'ubutabera, ariko yamaze kubyamburwa kuko yamaze no gusezera kuri uyu mwanya. Yanditse urwandiko ruvuga ko
uyu mwanya awukuweho cyangwa se awusezeyeho, ariko ni nyuma y'igitutu yari yashyizweho n'uyu nguyu Filimini Muvonde cyangwa se n'ubushinjacyaha, azira kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika agomba kubaka gereza Kisangani mu ntara ya Copo. Uyu mugabo Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera, murabyibuka yigeze kuba yibasira Joseph Kabila avuga ngo ko agomba ngo kwamburwa ubudahangarwa na Sena, ngo agakurikiranwa ngo n'ubutabera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agakatirwa igihano cy'urupfu. Uyu mugabo yigeze kuba avuga ko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo agomba kwicwa. Uyu mugabo yigeze kuvuga ko ngo u Rwanda bagomba kurwana, u Rwanda rukaba intara ya 27 kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yigeze kuvuga ko ngo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila agomba gukatirwa igihano cy'urupfu kubera kugambanira igihugu no gushinga imitwe yitwaje intwaro n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abarimo Colonel Nanga bakatiwe igihano cy'urupfu, abarimo Sultani Emmanuel Makenga bakatiwe igihano cy'urupfu, abarimo Letona Colonel Wiringoma bakatiwe igihano cy'urupfu n'uyu mugabo Constantin Mutamba. N'abandi bose bigeze kuba bicwa ngo baziranga ibyaha by'intambara, bagiye bakaraswa, bigizwemo uruhare n'uyu Constantin Mutamba. Ejo bundi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 uyu mugabo yamaze kwamburwa ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'urukiko. Impamvu itumye nari ngaruka kuri uyu mugabo nuko umuntu wese wanga u Rwanda, umuntu wese wanga u Rwanda adashobora na rimwe kuzabigeraho cyangwa se bidashobora kumugwa amahoro. U Rwanda arusiza aho ngaho, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame amusiza aho ngaho, uyu nguyu Joseph Kabila amaze iminsi ari guhiga amushyize aho ngaho. Joseph Kabila we yikomereje ibitendo bye, ubu ngubu ari kubikorera hehe? Nyuma yo amaze iminsi ari kubikorera i Goma, ubu ngubu rwose ari kubikorera hehe? Bukavu niyo yerekeje. Icyari gitumye mvuga ibi ngibi byose rero nuko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo ugiye kureba usanga abantu na n'iyi saha batumva u Rwanda. Abantu na n'iyi saha ntabwo ushobora kumubwira ngo u Rwanda cyangwa se bari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, reka da, ntabwo ibyo babyumva. Na n'iyi saha hari abagikutirije hanze iyo ngiyo bumva ko ngo u Rwanda ari rwo nyirabayazana, ari rwo rugushoza intambara hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abandi bavuga ko ari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, n'abakongomani bavuga ikinyarwanda bari guharanira uburenganzira bwabo cyangwa se barwanira uburenganzira bwabo, kandi bagomba kuzabugeraho. Abo ngabo rero barimo aba ba FDLR barashigikiwe, abagabo baranaraswa ariko ntibashira. Aba bagabo ba FDLR bararaswa ariko ntibashira. Sadek rero yashaka kubacikisha kubera ko ngo babonye ko bazi kurwana, yaba urugamba rwo kuri tere ndetse n'urugamba rwo kwikarita. Ibyo ngibyo rero byamaze kuba bivumburwa n'ubutasi bw'u Rwanda. Ikindi kintu cyatuma utinya u Rwanda, wenda nyuma y'ibyo ngibyo bya Constantin Mutamba nari maze kukubwira, cyangwa se ni Sadek yashatse gushikisha FDLR, kuko nibiba bigaragaza ko u Rwanda rutoroshye. Niba ubyibuka neza, umutekano w'u Rwanda wigeze kuba uzamo agatotsi, cyangwa se umubano w'u Rwanda wigeze kuba uzamo agatotsi, umubano w'u Rwanda na Uganda. Icyo gihe murabyibuka ko ibintu byari bitangiye gukomera, Uganda ifunga imipaka ihuza u Rwanda na Uganda. Icyo gihe ibintu bikagenda bikomera, inama za hato na hato, ibintu bikomera cyane. Abanyarwanda bari hariya muri Uganda bagatangira gukubitwa, bagafungwa, bakagira gute, bamwe batangiye no kwicwa. Hari abishwe, abantu bari gutabaza bavuga bati nyaboneka abanyarwanda turi hano muri Uganda tumerewe nabi, ibintu birakomeye cyane. Ikintu cyaje gutuma rero Museveni atinya u Rwanda cyangwa se ubutasi bw'u Rwanda, hari icyo nari ngarutse avuga, umuntu we ushaka gushaka kuvuga u Rwanda nabi cyangwa se kurugirira nabi cyangwa se kurutekerezaho ibindi bitari byiza, uwo nguwo azahura n'ibibazo. Museveni bakoraga inama, raporo mbere y'uko imugeraho yabaga yamaze kugera kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame agahita ahamagara Museveni atari ku bundi
wa mubyeyi we, ko twabanye, ko twarwanye urugamba, ko twasangiye ikibi n'icyiza, ko twari agati k'inkubirane, ko turi abavandimwe, ko turi abacwezi, ko amaraso ari amwe, ko dufitanye isano, urimo uraduhora iki koko? Urimo uraduhora iki? Ubwo ni imigambi yabaga yapanzwe y'ukuntu Uganda igomba kugira gute, igomba kwigizayo u Rwanda. Afande muzehe wacu Kagame akaba yamaze kubimenya kare cyane, mbere y'uko raporo igera kuri Museveni yabaga yamaze kugera kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uyu mugabo arangiye avuga ati yewe, ati bya bintu nagiye nkomeza kugenda nkinisha ahubwo bishobora kuzankoraho. Inama ziraba, zamara kuba, mbere y'uko ibintu bingeraho bikaba byamaze kugera hehe, kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ati reka ncishe makeya. Ibyo nabyo ni ibikwereka iki? Ni ibikwereka ko u Rwanda ruri hejuru mu butasi. Abo bantu se ugira ngo ni bande? Ni abantu bari muri guverinoma, ni abantu bakorera Uganda, ariko bakaba banakorera n'u Rwanda mu bijyanye n'ubutasi, kandi Museveni akaba atabimenya. Nk'uko bishatse kuvuga ngo n'ubundi hano mu Rwanda hari abandi bakorera u Rwanda, cyangwa twavuga bari muri guverinoma y'u Rwanda ariko bakorera Uganda. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ruramutse rushatse guhemukira Uganda, abo bantu bagahita batanga amakuru kuri Museveni, Museveni akabimenya. Ngiki cyo twita politike. C'est ça la politique. Aba rero bose, iyi Sadeke, wo Constantin Mutamba, iyi FDLR, abo bande bose nabara bose bamaze imisi bavuga, bose bagiye bavuga bashaka kugira u Rwanda nabi, ariko ntabwo bizabasiga amahoro, bizabagwa nabi. U Burundi nabwo bucumbikiye FDLR, nabwo sinagenda ntabuvuze, ariko nabo ntibizabagwa amahoro, bizabagwa nabi. Sadeke rero umugambi wabo waravumbuwe wo gushaka gucigisha FDLR, umugambi waburijwemo n'ubutasi bw'u Rwanda. Yes, ngayo nguko rero. Hanyuma rero dusimbukiye hano muri Kongo, niba ubyibuka neza, uyu mugabo ni Joseph Kabila. Nari nakubwiye ko ubu ngubu yerekeje hehe, nyuma yo kuva i Goma, Kinyogote, amara imisi arimo kuganira n'abantu bagiye batandukanye, ahura n'amatsinda agiye atandukanye. Nyuma yo kageze hariya i Goma ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025, bitangazwa n'ihuriro AFCM 23 twirwaneho ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Hanyuma niba ubyuka neza ku itariki ya 23, uyu mugabo akaba ari yavuze imbwirwaruhame avuga ko azagira gute, avuga ko agomba gutaha mu gihugu cye cyamubyaye, akaza kugira icyo yakora muri 12 etape yigeze kuba ashira ahagaragara, avuga ko ziramutse zigendeweho zishobora gufasha Kongo kuzuka, harimo no kurandura umutwe wa FDLR, ndetse no kwirukana imitwe yitwaje intwaro, ndetse no kwirukana abamercenaires barinda Perezida Felix Tshisekedi. Ubu ngubu yerekeje Bukavu, yagiye guhura n'abaturage, yanyuze inzira y'amazi, ntabwo yigeze anyura inzira y'umuhanda. Uyu muhanda tukaba twaje kukubwira ko urimo gukorwa, kandi ko wari utameze neza, urimo ibinogo cyangwa se wagombaga kumukerereza. Yanyuze inzira y'amazi rero, hanyuma ikiriho cyo akaba agiye kugirana ibiganiro n'abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko za Bukavu. Ibi ngibi rero bituma imitsi ikomeza kurega ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi nabo bafatanyije kuyobora, harimo abangaba ba Julien Paruku ndetse n'abangaba ba Patrick Muyaya. Abangaba rero baherutse kuba bavuga, cyangwa se no bakunze kugaragara cyane bitotomba ngo ibyo Joseph Kabila ngo ari gukora hano ngo ku butaka ngo bwa Goma ngo ntibyumvikana, ndetse harimo n'uyu nguyu Martin Fayulu avuga ngo Joseph Kabila ngo nave muri abo bicanyi, ngo yagiye kwihuza nabo,
ngo bashaka ngo kubarikaniza ngo igihugu ni byinshi cyane, bavuga bati ariko ubundi niwo twari tuzi umuhungu wa muzehe gutya na gutya, ibintu nk'ibyo nyine. Bati umuhungu wa muzehe niwo uri kudukora ibi ngibi, niwo twihindutse gutya, niwo tugenje gutya 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 gutya, ibintu batabyumva. Ariko kugeza amagingo aya ngaya barabyumvise. Uyu mugabo rero we yikomereje ibitendo bye byo kugenda ahura n'abantu bagiye batandukanye, nta kindi mu byo baganira n'ibiganiro yise konsirita. Akunda kugenda ahura cyangwa se akonsirita abaturage bagiye batandukanye cyangwa se amatsinda agiye atandukanye, bamugezaho ibyifuzo, ibibazo bafite, ndetse n'uko bashobora kuba bakongera bakagarura igihugu mu murongo cyangwa se kikongera kikagira umwuka mwiza. I Bukavu rero ntabwo aratangira guhura n'abaturage, ariko ikiriho cyo nuko amakuru yamaze kujya hanze ko agiye guhura n'abaturage. Ibi ngibi birakomeza kugenda birya mu mutwe Perezida Felix Tshisekedi utishimiye Joseph Kabila hano ku butaka bwa Kinshasa, utishimiye Joseph Kabila hano ku butaka bwa Goma, Bukavu, utishimiye ko yamusimbura rwose ku butegetsi. Ni umwanzi we hasi hejuru. Umwe arimo guhiga undi, umwe afashe undi yamwica, watanga undi kwica undi yamwica. Kugeza ubu ngubu rero uyu mugabo nta kindi, ni ibiganiro bigamije amahoro, ni ibiganiro bigamije gufata igihugu bagakuraho ubutegetsi buriho bagashyiraho ubutegetsi bushyashya. Amaze iminsi rero guhabwa formation zigiye zitandukanye mu bijyanye n'igisirikari ARC, agiye kwinjiramo agahabwa n'imirimo ahantu hitwa za Nyongera. Ibyo nabyo niba utarabimenye ubimenye. Uyu nguyu rero Generali Sultan Emmanuel Makenga niwe umaze iminsi ari kumuha rwose ibijyanye n'amabwiriza cyangwa se ibijyanye n'umubatizo. Umubatizo agomba kubatizwa akabona guhabwa imirimo kugira ngo akorane n'igisirikare ARC, ko murabizi ko uyu mugabo nawe ari umusirikare kandi ukomeye cyane. Hanyuma rero abavuga ururimi rw'igiswahili cyangwa se swahilifone, abangaba bari guhigwa bukware. Hanyuma hari n'abandi, abo banyarwanda, abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ngira ngo urabizi, cyangwa se abatutsi bavuga ikinyarwanda hariya ku butaka bwa Kongo, abo bose bari guhigwa. Ndetse harimo uyu Koloneli Nanga, ariko ni ukuva kera na kare. Uyu nguyu Bertrand Bisimwa, uyu nguyu Leta Koloneli Wiringoma, nkuko nahoze mbikubwira, uyu nguyu Constantin Mutamba wabahigaga nawe wabasize aho ngaho, bakatiye n'igihano cy'urupfu abasize aho. N'uyu nguyu rero Felix Tshisekedi nawe uherutse guterana na Senko kwa 22 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025, avuga ko ngo aba bantu Senko ACC bagomba kwifatanya nawe bakamufasha kugeza manda ye muri 2028. Niko yabasabye, anabasaba kwirukana aba baswahilifone cyangwa se iki gikundi cy'abakoloneli Nanga n'aba Bertrand Bisimwa n'abo ba Leta Koloneli n'aba Sultan Emmanuel Makenga. Abo bose ngo ntabwo abashakira rimwe ara ku butaka. Ngo Senko rero ni na ACC bagomba gufatanya ngo hanyuma bakirukana abo bantu. Ibi ngibi rero ntabwo bizashoboka, ibyo asaba ntabwo bizashoboka. Ubwo ikintu kiriho bo mu minsi iri imbere bagiye kugira gutya, bamuveho baze ku ruhande rwa AFC 23 twirwaneho, ahubwo bamuhige ari we. Nicyo kintu kigiye kuzakurikira mu minsi iri imbere. Hanyuma rero n'ibikorwa by'indashikirwa biri gukomeza kugenda bigaragara hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ni umuhanda watangijwe na Generali Sultan Emmanuel Makenga za Bukavu, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo yari kumwe na Brigadier Bernard Byamungu, ndetse akaba yari kumwe na Leta Koloneli Wiringoma, ubwo basuraga rwose uyu muhanda wa Nyabibwe muri Sud Kivu urimo gukorwa na ARC cyangwa se uri gukorwa n'igisirikari cya M23. Hanyuma niba ubyibuka neza, ni nyuma y'ukwezi kumwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 muri Kivu y'Amajyaruguru, umuhanda Sake Masisi ureshya n'ibirometero 56 watangijwe na Bahati Musanga Erasto, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nabyo ni byagaragaje
ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice byose bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 cyangwa se ibyo bamaze kwigarurira byose biri kugenda bibamo cyangwa se hari inyubako nshyashya bijya infrastructure, navuga ibijyanye n'iyo mihanda niyo bahereyeho. Barashaka, murabizi ko bafite n'ingomero bubatse, barashaka rero no kubaka ibiraro, bakubaka n'amashuri, bakubaka n'amavuriro, mbese igihugu bakacyubaka bakongera bakakigira gishyashya ku buryo kigomba kugendwa amanywa nijoro. Birumvikana bagashyira n'amatara ku muhanda kugira ngo umutekano urusheho gukazwa. Niba ubyibuka neza, hari kampani yitwa Delta 2 Construction SAR. Iyi kampani yigeze kuba ishyirwa mu majwi ko ngo ari iy'u Rwanda cyangwa se ari igisirikare cy'u Rwanda, ngo rero yagiye kubakanga imihanda hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitumye mbigarukaho ni uko uyu nguyu ngo ni Shabani, Jacques Shabani, uyu mugabo Jackman Shabani ni minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Yigeze kwa avuga ko ngo iyi kampani Delta 2 Construction SAR ngo yigeze kuba amenya neza cyangwa se bihagazeho n'amaguru abiri ko iyi kampani ikomoka hano mu Rwanda, ngo ari kampani ya gisirikari, ngo ari nayo mpamvu u Rwanda ari rwo ruri kubaka imihanda hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo atari ihuriro AFC M23 bari kubaka iyo mihanda. Abantu bakavuga bati ese reka tuvuga ko wenda iyo kampani ari yo mu Rwanda, none se niba barashatse ikiraka hanyuma ihuriro AFC M23 bakabaha icyo kiraka, kuki batagenda ngo bacyubake? Kandi noneho bakabona ko hariho n'umutekano, kuki bataza ngo bacyubake? Ibi byose rero ni ibigaragaza cyangwa se n'ibyashakaga kwerekana ko bari gushaka kurega ko u Rwanda cyangwa se bya bindi bahora bavuga ngo u Rwanda nirwo ruhungabanya umutekano hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko byose byagiye bifata ubusa, byagiye biba zero. Byanatumye cyangwa se byanakomye mu nkokora amasezerano ya Washington DC azama agatotsi kugeza amagingo aya ngaya. Navuga ko aya masezerano yavuguruwe cyangwa se yanogejwe, bikaba byararangiye, tukaba dutegereje aya 27 juin 2025 agomba gusinywa muri White House hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame imbere ya Perezida Donald Trump muri White House, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho. N'uyu nguyu Emile Katari nawe akazaba ahari. Ibi ngibi rero byose ni ibigaragaza cyangwa se ni ibikwereka ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo bavuga byose bo baba bivugira ibyo babonye, cyangwa se mo kimwe ikiriho bumva ko bamaze kwishyura u Rwanda bamaze kurwishiramo. Niba ubyibuka neza, Perezida Felix Tshisekedi muri ya nama yabereye hariya Imarabo muri Guinée Equatoriale ya CAC cyangwa se ICAS ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Iyi nama yabaye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje kuba ikomeza kugenda yibasira u Rwanda. Nirwo rwagombaga kuba ruyobora uyu muryango, ariko kubera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 u Rwanda rwahise ruvuga ko rwikuye cyangwa se rwahise rutangaza ko rwikuye muri umuryango wa CAC kuko nta nyungu rubibonamo, cyangwa se ko rubangamiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda irusesereza. Ni byinshi cyane byavuzwe no muri 2023 ubwo uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi yayoboraga uyu muryango. Hari inama u Rwanda rwakumiriwemo bigizwemo uruhare na Perezida Felix Tshisekedi avuga ko ngo u Rwanda ngo ari rwo ngo ruhungabanya umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko rutemewe kwitabira iyi nama ya CAC cyangwa se ICAS. Rero iyo ugiye kureba rero usanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo sinzi uko bizarangira, nubwo bwose Donald Trump akomeza kugenda yikomanga mu gatuza cyangwa se yivuga imyata akavuga ko ngo yamaze guhagarika ngo intambara ngo iri hagati y'u Rwanda na Kongo, ngo yagakwiye guhabwa ngo igihembo cya Nobel. Ibintu biracyakomeye, igihembo cy'amahoro cya Nobel, ibintu biracyakomeye, ibintu ntabwo byoroshye, ariko gake gake bizagenda bijya mu buryo. Ikiriho cyo nuko iminsi izajya igenda itwereka uko ibintu biri kugenda cyangwa se aho biri kuva naho biri kwerekeza, bityo natwe tukazajya dukomeza kugenda tubikurikirana akantu ku kandi.
hanyuma rero reka ngushimire, wakoze cyane kuba twabanye muri iki kiganiro. Ngewe wumvaga muri aka kanya ni Emmanuel, ngushishikarize gukomeza gukora subscribe, tujye dukomeza kubana mu busesenguzi bwimbitse bw'abivuga muri politike. Bye bye.